Karibu. Muraho neza? Uraho. Ko ntabamenye muri bande? Ntago watumenya. Ariko si witegereje. Urabona uyu mwana nta hantu muzi mu muryango w'umugabo wawe. Cyakora ufite akana keza. Ariko ndabona wenda uretse inzobe kubera ko nabari umunabe abantu mu muryango wabo usanga ari inzobe cyane. Uyu mwana rero reba ni mu muryango wawe. Ni mu muryango wacu? Nuwandeze? N'umugabo wawe. Ngo nuwande? N'umugabo wawe. Kuva ryari? Afite igihe kingana cy'umwana? Umwana afite imyaka 10. Ubwo ibyo uvuga urabizi? Urabona nasaze ku buryo nataye umutwe ku buryo nza kuguteraho se? Urabona ari umwana mubi ku buryo nza kumukubunzaho se? Hanyuma se igihe gishize cyose iyo myaka 10 wari uriye kujya utamuzana? Umva. Nari narabuza ahantu aba, naraheba ahantu mubi. Rero nza gushakisha nza kumenya ahantu mubi. Bibaye ngombwa ko nzana uyu mwana hano. Madame, ubwo ibyo ukoze wabitekerejeho neza cyangwa wasaze? Urabona nasaze ibyo nkoze ndabizi. Hanyuma ko ndeba usaze se tangiye guta imitwe. Uragira uti ndasaze? Hanyuma umwana muzanye kwa papa we. Siko ndeba umureba cyane. Hanyuma nyine kumuzana uwo bitekerejeho neza? Ariko ntago ari Ikinyarwanda ndi kuvuga, nabitekereje ko ntago mpubutse. Uyu mwana wanjye mureba ariko uramubona? Ashobora kuba hari kumva urundi rurimi nkoresha. Uwumva uruhe rurimi ahubwo ngo mbarwa nkubwiramo. Kundi byagucanze uri kunkanurira. Urabona genza nko kujya ngo nkanurire. Ndi kuvuga Ikinyarwanda kandi nzi ko tugihuriyeho twese. Uyu mwana wanjye iyi nzobe yiwe uyirebe wireba ahubwo. Tabona byagucanze uri kwibaza iki? Urana atari umugabo reba amatwi ureba ahantu hose si umugabo wawe. Urana atari winjiye mu ndakayisohokamo kundo byagucanze. Uwo bitekerejeho neza kugira ngo uzane uwo mwana ahangaha cyangwa wasaze? Urana ndo umusazi. Umva mada. Uyu mwana wita ngo ni mwiza reka ndabona washyushye. Niwe uje kukwereka ko atari mwiza. Ikindi kandi ngira ngo mumenyeshe uyu mwana wanjye ni inzobe yaka. Umurebe wirebe. Azira inkona ziri gitutsi wa mugore nsige nkwihanangirije. Uramutse undebeye umwana nabi. Umva naka tuzabyumvikanaho nzaza ngiranya. Nge nta mikino njya ngirana n'abagore. Uri kunyumva? Ikindi kandi sinanatinda ahangaha reka maguke nigendere. Usigara bita ku mwana wanjye ne ukuze wiyitaho ku mubiri wawe. Wararenze. Kangende nonde wasiki. Dembe bite? Bibi. Iki bibise kandi? Ese ko guma mwabuze indi nzira mwacamo atari inzira manukiramo ngenda. Nibura no kugira ngo sikundo mbabaza. Twose tugushaka iki? Nasi sinzira ica ijya mu rugo. Ubu ngubu nzareke kujya ntaha cyangwa njya guca mu bihuru kugira ngo noneho ntahura nawe. Sundi nkubabariza iki? Kandi nkubwije ukuri uzatinda kwicuza. Uzabona ko uwo muhungu w'umunyamujyi ugushukashuka. Ndabizi neza uzifuza kungarukira utazikiye. Izina ry'Imana ni kandi mbicunga umunwa wawe. Ujye uvuga ibintu wahagazeho cyangwa uzi ugabanya amagambo. Uyu muhungu ndamukunda n'umutima wanjye wose. Rero ujye uvuga ibyo uzi.
umuhungu uramukunda n'umutima wose. Njye se ndi ipusi, ndi imbeba, ndi ifuku cyangwa ndi urushwa? hari urushwi runashaje. harya bakwita ngo umwana nitwa Kate. Kate. Mama wese kugusize hano? Yambwiye ngo ngomba kuba hano iminsi mike. Akazaza kugufata. Sheri were ute? Bita umwana. Byiza. Ko se noneho byagenze bite sheri ko ndeba utishimye? Tugende hanze tuvugane. Hanze? Ntabwo twavuganira hano. Tugende hanze tuvugane. Tugende hanze tuvugane. Kumva se Amavubi wariye ni bwoko ki? Amavubi nariye. Reka nze nkwereke n'udutwe twayo uze kwitoranyiriza umenye ubwoko bwayo. Hasa reka nkubaze, umuntu azataha yishimye afite akanyamuneza azi ko asanze umugore mu rugo bakundana, ningera mu rugo utangira untere hejuru. Wishimye nyine, urishimye ariko ugenda babaye. Kuki utigeze umbwira yuko ugiye kubyara abana hirya no hino ko ugenda ubyaragura hirya no hino? Mbyaragura None mbyaragura njyewe bangaye se baje muri uru rugo. Uriya mwana twicana ubuntu n'umwana wawe. Sheri rero reka nkwereke, sibyo? N'ubundi biganiro nibyo bikemura ibibazo. Reka tuganire. Ibyo bintu ntabyo narinzi mbimenye kuko. Webwiwe n'iki? Ntega amatwi rero, sibyo? Ntega amatwi tuganire kandi ndagusaba n'imbabazi. Njyewe ejo bundi nari ndi kwigendera muri quartier, sibyo? Mpura n'umudamu arampagarika, sinamwibukaga nicyo nakubwira. Hanyuma rero anyibutsa amateka ndabyibuka koko. Nakwibutsa amateka y'uko nyine mwabanye cyangwa mwaryamanye cyangwa mwagize gute? Sheri ntago nakubeshya, twararyamanye ariko sinari nzi ko nigeze mutera inda. Ko niba n'uwo mwana wamubonye ibyo ari byo byose ni mukuru tugeranije basi n'ibyo tumaranye. Mu myaka 10 tumaranye mwizera n'abataye umutwe. Niruka hirya no hino mpfunda imitwe ahanganga mvuga ngo twabuze umwana. Kumbe wari ufite umwana hanze wanga kubimbwira. Ariko Sheri ko ari nabwo n'uwo mwana ntaranamubona neza. Ubu wakomeje ukanyizera ko ntigeze nguca inyuma mu myaka yose tumaranye. Nibyo byabaye mbere yuko tubana. Rwose ndakubwiza ukuri nushaka unyizera. Ntabwo nakubeshya urabizi ko ngukunda. Hanyuma kuri uyu mugore asize umwana we hariya biragenda bite? Biragenda bite? Abagabo mwabaye muteko umuntu azizere ndareke. Niki kindi ufite wampishe? Hoje ntisobanura umukobwa. Umubwire byose, umubwire uko byagenze. Uriya ndizere ko ubwo nawe atazi se. Se kandi hari ikindi kintu wambwira? Umwana umaze kumubona. Ubu rero nta kindi kintu na kimwe kindi gisigaye uretse kumpereza umwana wanjye nkigendera nkababisa. Umwana mumaze kumubona. Basi umwana wese uriya mwana naramubyaye njyewe. Umwana afite ni kiza nakuye mu nda yanjye ibindi ntongere kubimbwira. Ubu noneho umaze kubibona yuko umwana agomba kubana na se. Yego umwana agomba kubana na se. Ibyo byose byo nkubwira ni. Okay, ariko reka wumve agomba kubana na se afite ubushobozi. Ubushobozi ufite mu buhe? Ariko urumva nkubwire Mary. Ubu ngubu nta mpamvu yo kongera kunsuzugura na rimwe. Ntuzongere no kunsuzugura n'undi munsi. Ubu ngubu nanjye ubushobozi ndabufite kandi buhagije. Urabyumva? Ubushobozi ndabufite buhagije, nta kindi kintu wakongera kumbwira. Urabyumva? Icyo ngusaba ni ikintu kimwe cyonyine, kumpa umwana wanjye nkigendera. C'est tout. Reka rero nkubwire, niba ushaka uriya mwana kiza nkubwire iki, uzajye hehe na hehe na hehe na hehe turegane, ubundi ufate umwana wawe. Ntabwo uzamubona, ntabwo uzamunyambura gutya, ntibishoboka. Nuko ngutekereza ko bigomba kurangira. Nubwo buryo ubishakamo ko byarangira gutyo.
nsubiza Mary, nsubiza. Nubwo buryo ushaka ko birangira? Urimo uribeshya. Uribeshya. Uzasigana amarabasa. Reka gukaraga amajagi, icy'ingenzi urakizi. Nta mafaranga. Nta mafaranga. Ako kankwa. Wagira ko kwishyuza nka rwa rupfu rwagiye kwishyuza cacana. Ushatse kuvuga ko agenda urupfu? We. Njye wenda urupfu? Ubwo gishyushye ntacyo kumena. Ntabwo igikoma ngitinya buriya. Ndashaka amafaranga kuko ni 50 kuri 50. Iyo nzanye umukiriya. Umenye kubanza. Umenye neza. Nanjye kukuvuga ngo shinguka hejuru. Sanga naba nkoze kuza. Wongere nte? Nyine no. Uruno uhaye ikinyabupfura. Uretse ko. Ninjye wazanye igitekerezo cy'ukuntu dukora aka kazi. None ndabizi neza ko bari abagore mperutse kuzana bakwishyuye 50%. Hereza hano. Tugomba kugabaniramo hagati. Hereza. 50%. Ubundi uruza. Genda wandikira we. Genda shaka ibigori. Ibigori bivuye muri ibyo bitoki bye biba bitakara. Uranyita ngo ugende igigera. Hari abantu banyubahasha. Ajye bakuba hano ko ari. Hari abantu banyubaha buri ko ndeba. Nyine ni ndindagire. Ntasone. Ukanyubaha kukamwa ngo umva. Ndashaka amafaranga. Nshaka amafaranga bwiro. None amafaranga ndakubwira. Tugiye ngo ndiba abagore biri gutoburira hanga hangiye. Nge nago tonyora nyamara nge urabizi. Nago tonyora. Ndabizi byo wabikora. Ntubizi se? Ni nankora. Nituza ngo. Ahubwo. Hano twarahombye mwana. Duhombye sene. Twarahombye byataka. Yamwe twarahombye. Ushobora kumpa amafaranga? Ndakare. Oya wiraka. Amafaranga ntakandi hasubyo. Ko ntafite. Ayo baguhaye wakoresheje iki? Wakoresheje iki? Ahubwo se washatse abandi kugira ngo abandi sinababuze. Banzu nyicure nabo nazanye. Bantu reba. Uramutse uzanye nka babiri twagabanika zo kwipasa. Wumve nkuba nkuko. Wenda ushobora kuba ukagaye kuko ari gake kaza nkongerera. Anga n'uruntu. Alo. Ndaho. Wayabonye se? Nta kibazo reka mbwire nyiri sambu abe yihangana. Oya rwose irasambu ntawe yayi. Sinakubwiye ngo iteretse ahantu heza. Nuhagera uzayishima wahashyira inzu y'ubucuruzi. Ni isambu nziza pe. Yego sawa. Ndagutegereje rwose. Hakuwe niba ufite n'ayandi naba nshaka n'indi sambu kuko inaha isambu zirahaba. Sawa. Yego bambe. Ufite muri telefone. Uyu muntu ndi kuvugana nawe uramuzi? Kandi ngo mubwira ko mvura kuri sambu zera. Nkazitera impuza y'imvaruganda nako kwera cyangwa nkariyoga ikarongo. Uzigira ndimo none birarenze. Irenze iyi ngiyi nagupangiye gupfuka. Wabuze mbese wumva yiyanumiye kumva ko ari umuntu ushoboye. Dushobora kwitirira isambu ko rwasira. Imitungo yose tukavuga ko ari iye. Abone nkakwereka ukuntu nzana mu kiraka akaduha amafaranga ubundi tugahita twimanukira. Ese ujye ubona hena? Reka turebe Jean Paul n'Umweskorina. Jean Paul we. Jean Paul wa wundi. Ufite umutwe nk'uwo ntuzi. Jean Paul ntamuzi. Abo ndi kumva neza nzi ba Jean Paul benshi. Wa wundi ugenda yikura nk'intuzi. Ufite utusatsi twizinze. Okay. Tuhita tumureba nonaha. Ariko njye tucyumvikane ko. Ujye unicyo. Aho ninjye nyina amadiri. Kandi nakurya gute kandi ari wowe nyiri. Teka ibyo bishagire tugenda.
ufatiye nayifata igihebero banga ukuransanga imbere ntakubeshya iby'umuryango bimaze kunshanga jya ariko jyewe rero buriya buri gihe cyose urantungura ntibikize kandi bigucanze ngo ngenze ubwenge niyo mpamvu ujya ubona iby'uyu muryango umugore yabyaye hanze umugabo nawe batangiye kumuzanira abana n'igihe agiye gutangira kuba inkundura ibibazo gusa Imana ishimwe cyo kora Imana yanjye ishimwe rwose iki nicyo mba nkubwirira iyo umuntu ari mukuru aba ari mukuru iyo ukuze uba ukuze cyane naremeye uyu muryango ufite akantu k'akageso gakururana ka karande kawo icyo ni ikintu kikwereka neza yuko ari ejo bundi urabyumva ibintu bizaba ibindi bikize ngewe nuko ndi kukubwira nyine ko bigiye kuba ibibazo ibintu bakajya bahora mu nduru hano hagiye kuba mu nduru nta kintu nshatse kuvuga urakoze cyane niyo mpamvu nkubwira ntireka badogisi reka kongera gukomeza ukururana na badogisi ukanga kunyumva gusa nka badogisi umuzanye ute muri kino kiganiro ngiye muvandi nawe umvangiye mba nka badogisi umuzanye ariko ntamuzanye nazana nde reka maze nkwereke ibi bintu ureba biza bikambakamba ejo mu gitondo bizagenda ariyo mpamvu nkubwira nti ejo bundi cyangwa ejo uko ukomeza kwikurura kuri badogisi nawe azajya abyara akuzanire abyare akuzanire urera ntabwo se ubu niba ariko bariya bameze nawe noneho niko ameze ubu se ngiye meze nkawe cyangwa wowe ibyo ukora ndabikurikiza cyangwa ubu ngubu njye nawe tumeze kimwe cyangwa tuzamera kimwe tutamera kimwe ubu se ndi indaya niwe ndi indaya ntabwo uriyo cyiza none se ngiye ko ntagukurikije utankurikije iki none se ngiye ndi indaya uri indaya nyine none se wabyaranye na Mera umugore wawe njye se ko ntagukurikije nk'ubu indaya